twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani aduhamagaye ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri iki cyumweru cya 19 mu byumweru bisanzwe, tariki 11 Kanama 2024, ng'amasomo ajye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere niyo mu gitabo cya mbere cy'Abami, umutwe wa 19, umurongo wa 4 kugeza ku wa 8. Muri iyo minsi umuhanuzi Eliya mu guhunga umwamikazi Yezabeli agenda urugendo rw'umunsi umwe mu butayu. Ahageze yicara munsi y'igiti cyari cyonyine, yisabira gupfa agira ati, ntacyo ngishoboye, none Uhoraho akira ubuzima bwanjye kuko ntaruta abasokuruza banjye. Nuko aryama munsi y'icyo giti cyari cyonyine arasinzira. Umumarayika araza amukoraho amubwira ati, Byuka urye. Aritegereza abona ku musego we umugati wavumbitswe mu mabuye ashyushye n'akabindi k'amazi. Ararya aranywa, hanyuma arongera araryama. Umumarayika w'Uhoraho arahaguruka amukoraho maze aramubwira ati, Byuka urye kuko ugifite urugendo rurerure. Eliya arahaguruka ararya kandi aranywa, hanyuma amaze kumva ahembutse agenda iminsi 40 n'amajoro 40 kugera i Horebu, umusozi w'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 34. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima. Nzashimira Uhoraho igihe cyose, ibisingizo bye bizahora ubudahema mu munwa wanjye. Ishema mfite ryose ndikesha Uhoraho, abintamenyekana nibabyumve maze bishime. Nimwogeze Uhoraho hamwe nanjye, twese hamwe turatira izina ry'icyarimwe. Nashakashatse Uhoraho aransubiza, nuko ankiza ibyankuraga umutima byose. Abamurangamira bahorana umucyo, mu maso habo ntiharangwa ikimwaro. Umunyabyago yaratabaje Uhoraho aramwumva, maze amuzahura mu magorwa ye yose. Umumarayika w'Uhoraho aca ingando hafi y'abamutinya akabagoboka. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima, hahirwa umuntu abereye ubuhungiro. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima. Isomo rya kabiri ni ryo mu Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 4 umurongo wa 30 kugeza ku 32, n'umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Bavandimwe, muramenye ntimugashavuze Roho Mutagatifu w'Imana, wa wundi mwahawe ngo abe ikimenyetso kizabaranga ku munsi w'uburokorwe bwanyu. Icyitwa ubwisharize cyose n'umwaga n'uburakari n'intonganya no gutukana, kimwe n'icyitwa ububisha cyose, bicibwe muri mwe. Ahubwo nimugirane neza n'impuhwe, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Nimwiganire Imana ubwo muri abana bayikunda. Mujye mukundana nk'uko Kristo yadukunze, maze ubwe akatwitangira, abe igitambo n'ituro bimeze nk'umubavu uhumura neza, bigashimisha Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 6 umurongo wa 41 kugeza ku 51. Muri icyo gihe Abayahudi barijujuta bitewe n'uko Yesu yari yavuze ati, ndi umugati wamanutse mu ijuru. Maze baravuga bati, uriya si Yesu mwene Yosefu? Se na nyina ntitubazi? Ubu ashobora ate kuvuga ati, namanutse mu ijuru? Yesu arabasubiza ati, nimureke kuvugana mwijujuta. Ntawe ushobora kungeraho atabihawe na Data wanyohereje, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Mu gitabo cy'abahanuzi haranditse ngo, bose bazigishizwa n'Imana. Umuntu wese wumvise Data akigishwa aransanga. Ntawigeze abona Data uretse uwaturutse ku Mana. Uwo nguwo niwe wabonye Data. Ndababwira ukuri koko, uwemera agira ubugingo bw'iteka. Ninjye mugati w'ubugingo. Basogokuruza banyu bariye manu mu butayu, maze bararenga barapfa. Nguyu umugati wamanutse mu ijuru, kugira ngo uwuriye wese ye kuzapfa. Ninjye mugati muzima wamanutse mu ijuru. Urya uwo mugati azabaho iteka, kandi umugati nzatanga n'umubiri wanjye, kugira ngo isi igire ubugingo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nimuze mufungure,
urugendo ni rurerure, umubiri wa Kristu niyo mpamba yacu, umubiri wa Kristu niyo mpamba yacu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro, nimuze mufungure, urugendo ruracyari rurerure. Amasomo kirizimu byacu yaduteguriye kuri iki cyumweru cya 19 araganisha ku mugati. Akize ku mugati, akize ku magambo meza yo kurya, gufungura, gufata ifunguro, kuko urugendo ruracyari rurerure. Nawe rero ntuzongere kwirara, ntuzongere gushyikira ngo urangize widamarira uvuga uti nashyikiriye, ngo ubundi urekere aho ngaho. Kuko urugendo rw'umukristo umubyeyi akakantu gaca akarongo, urugendo rw'umukristo rutangira hano ku isi rugana hehe? Rugana mu ijuru. Rero ko tukiri hano ku isi nuko tutarashyika, turacyafite urugendo rurerure. Niyo mpamvu ntagomba kwirara cyangwa nirate cyangwa nirambike, ahubwo gukora cyane, kuko urugendo ruracyari rurerure. Amasomo y'iki cyumweru aje kunyibutsa nawe kwibutsa ko tutagomba kwirara, tutagomba kwijujuta, tutagomba kwivumbura, kuko urugendo ruracyari rurerure. Ubwo tujye kuzirikana ku ngingo twavanye mu gitabo cya mbere cy'Abami, isomo rya mbere igira iti byuka urye, kuko urugendo ruracyari rurerure. Byuka urye. Tekereza nawe Nyagasani wumvise akubwira ati byuka urye, wabigenza ute? Byuka urye. Bishatse kuvuga urukundo Nyagasani adukunda, agomeza kugenda aho turi adushakisha kugira ngo atwibutse ko ubuzima ari ukurya. Turarya iki? Amafunguro hano ku isi yerekeza ku mpamba, ukarisiya izatugeza mu bwami bw'ijuru. Ese mubyeyi, uracyarya? Urya iki? Hari ibiribwa bya roho ukirya? Navuga ukarisiya, impamba, nk'abari ku rugendo wowe nanjye. Byuka urye, kuko urugendo rukiri rurerure. Nawe kimwe na Eliya nanjye, Imana irifuza gutubwira ko urugendo rwacu rukiri rurerure. Rero aho atangiye kwirara kubera ibibazo by'isi, ingorane, amagorwa, ibitotezo, haguruka, byuka urye, kuko urugendo ruracyari rurerure. Turabona Nyagasani aza tugana, aduha umugati, kuko nyine adukunda, umugati w'urugendo, pain de vie, pain du ciel, umugati w'abana b'Imana, umugati w'ijuru. Isomo rya mbere n'Ivanjiri birahuye cyane, ubwo twumva umuhanuzi w'Imana Eliya yerekeza kuri Yezu. Eliya uri guhigwa arerekeza kuri Yezu, nawe muri Ivanjiri bene wabo bari gupinga ntibamenye inkomoko ye, ko ari umuhanuzi w'Imana, ko ari Imana yamutumye. Twumvise mu isomo rya mbere umuhanuzi Eliya agendana n'Imana ku rugendo. Twongere twibutse context, uburyo Eliya Imana imushishikaje kurya umugati. Muri iki gitabo cya mbere cy'Abami umutwe wa 19 batubwira impamvu Eliya yahunze, ngo yari yagize ishyaka ry'ingoro y'Imana, ngo hari abahanuzi benshi ba Behari, nuko bakaza kubaka intambaro nyinshi. Nuko Eliya igihe kiza kugera asenya za ntambiro kubera ishyaka yarafitiye Imana, lo monotheisme, Imana imwe rukumbi. Nuko ahirika n'abahanuzi ba Behari, ngo asigara ari umuhanuzi umwe gusa. Igihe cyaje kugera umwami Akabu ndetse na Yezebeli umwamikazi, umugore wa Akabu, dore ko bari ababisha abagome, baza gufata icyemezo ati Eliya, ubwo wakoze ibyo ngibyo ugasenya intambiro, ugasenya biriya bigirwamana, nawe amaraso yawe mpaka nawe tuyabone. Nuko barabihigira bamutumaho. Eliya rero turamwumva uyu munsi ahunga, yarahunze nyine kugira ngo akize amagara ye. Uze kubisoma neza muri uwo mutwe, yahunze akize amagara ye, ahungira Horebu. Twongeye tuzirikana impamvu yahungiye Horebu, gucya atahungiye ahandi. Horebu hari ku musozi w'Imana, kandi ngo iyo bakwirukansaga mu isezerano rya kera, wakoze amafuti, uri n'umunyabyaha, wenda wanagize nabi muri sosiyete, ahantu hakomeye ushobora guhungira ntihagire ugira icyo gutwara, ngo hari mu ngoro. Ngo rero Eliya nawe uhungiye ku musozi w'Imana, kuko yizeye ubuhungiro, aho none ntawuza kumufata. Ubundi usibye ucanganyikirwa byaje muri no si, ariko ubundi iyo umuntu yageze mu ngoro y'Imana ntawongera kugira icyo amutwara, ntawongera kumukurikirana. Nandiko byahoze mu isezerano rya kera. Naho reko ubu ngubu umuntu aragera mu ngoro y'Imana, twebwe cyacu tukamukurikiza amacumu n'ibibando n'imigera n'imihoro, ayo nta mahano. Eliya rero aratwibutsa ko yahungiye ku Mana, ku musozi w'Imana. Umva Yezebeli aho ngaho ntabwo ari guhagera, kuko nyine
byari itegeko cy'uko ntawe ukurikirana umuntu wagiye guhungira mu ngoro y'Imana. Ako kantu urakumvise mubyeyi? Umuntu nubona ari mu kiliziya ukabona ari mu ngoro y'Imana ntukamukoreho hato utazikoraho. Abantu tujya twikoraho tutabizi. Nuko icya kabiri ngiye kuvuga usibye guhungira kuri uhoraho muri iri somo, icya kabiri ni kugaburirwa n'abamarayika. Bitwibutsa ko Imana iduherekeza ku rugendo, ubuhungiro, aho turi tuyisanga tuyigana. Ko twumvise umumarayika amuzanira umugati akamuzanira n'amazi, nuko akarya akongera akaryama. Umumarayika arongera aragaruka ati byuka urye, uracyafite urugendo rurerure, ntaragera i Horebu, ntaragera ku Mana. Ibi bikatwibutsa ko umumarayika ari umuntu wese w'umugera neza. Ntabwo ari ibintu Imana imanura gutya ngo bigere kuri Eliya, ahubwo hari umuntu Imana ikoresha nk'umumarayika ati ishyirira umuhanuzi w'Imana, ishyirira Eliya, genda unkorera iki ngiki, ishyirira abakene. Imana ikoresha umukire kugira ngo igere ku mukene. Imana iradukoresha kugira ngo igere ku bantu. Imana ikoresha abantu kugira ngo igere ku bandi. Ntabwo Imana ari ikivejuru. Ntabwo Imana mu kudutabara izitura ibintu aho ngaho, ahubwo igira abantu ikoresha kugira ngo ibahereze ibintu bashyira abandi. Ngo wa mumarayika yishyiranye cy'umumarayika, Imana itwohereza nk'uko yohereje umumarayika kwa Eliya akamugaburira. Byuka urye kuko urugendo ruracyari rurerure. Umumarayika ni wa muntu utari witeze uza akakugoboka mu ntambaro urimo, mu bibazo urimo, mu bukene, mu byago, akakugoboka. Uwo muntu ni Imana yamwohereje. Ese ubera ryari umuvandimwe w'umumarayika? Uyu mumarayika uduha umugati aratwegereza mu ivanjiri y'umunsi, pain du ciel, umugati wamanutse mu ijuru, wandi dutaza huva, wa Yesu uza kudutabara kugira ngo atugirire neza. Umugati wamanutse mu ijuru, umugati w'ubugingo bw'iteka, uwo ni Yesu. Iri somo rizarangira nubwo batabitubwiye, bizarangira Eliya ageze i Horebu agahurira n'Imana. Yahuye n'Imana nk'uko babisoma bitubwira mu kayaga gahuhera. Imitingito Imana ntiyari irimo, inkuba Imana ntiyari irimo. Imana iza ku kayaga gahuhera, Imana iza abantu batuje. Nuko rero ubuhungiro burangira ngeze ku Mana maze gutura nta handi ni ku Mana. Nawe niba uri mu buhungiro nka Eliya, zirikana ko utaragera aho umwanzi atatera ibuye, nturasoza urugamba, uracyagenda. Reka rero Imana ikugaburire ikoresha umumarayika wayo. Ushobora kubera mugenzi wawe umumarayika, kimwe nuko nawe watega ibiganza abandi bagakubera abamarayika kubera Imana. Ngiye na Zaburi uyu munsi gushishoza maze nkamenya icyo nakora imbere y'ijambo ry'Imana ringezeho. Ese nta buryo natabara mugenzi wanjye uri mu kaga, uri mu buhungiro, cyangwa nanjye ndi kugenda muhungeta nk'uko Yezabeli n'umwami Akabu bahungeta Eliya bakamujyana mu buhungiro. Wihungeta mugenzi wawe. Zaburi uyu munsi iti nimushishoze maze mwumve ukuntu uhoraho anogera umutima. Amen, amen, amen. Ifunguro Imana iduha ni iridufasha kugira ngo umutima wacu umererwe neza, umubiri wacu umererwe neza, dushobore gusanga Imana mu bibazo turimo, mu kaga turimo. Imana ntijya idutererana, nitubwira iti byuka ufungure kuko urugendo ruracyari rurerure. Isomo rya kabiri twazirikanye, umuhanuzi wundi nawe Pawulo aratwibutsa ko tutagomba kwijujuta, tugomba kubana neza, nta burakari, nta mwiryane, kugira ngo twakire Yezu muzima. Kuko Yezu ni muzima, ntabwo Yezu yicamo ibice, ahubwo Yezu ni muzima. Natwe tugomba kunga ubumwe aho turi hose, bityo tukakira umubiri wa Kristo kunze ubumwe. Uyu mubiri wa Kristo ni ivanjiri yaje itubwira Yohani, ivanjiri turi kumva muri ibyumweru, igaruka ku mugati, Yezu umugati w'ubuzima. Uburyo Yezu yagaburiye abantu imigati akayitubura bakarya bagahaga. Ariko aba bantu ntabwo bashishikajwe na Yezu, ahubwo bashishikajwe n'imigati. Nguko Yezu tumureba tukamubonamo ibintu aho kumubonamo Imana. Ibi nibyo bibaye ku Bayahudi, bari kwijujuta, bari gupinga Yezu ubwo Yezu amaze kwabwira ko ari umugati w'ubugingo. None batangiye kwijujuta. Kuki bari kwijujuta? Kwa gupinga, kwa kwijujuta ni ku rugendo, kwijujutira Imana ati Nyagasani kwantereranye. Nyamara Imana muracyari kumwe. Mu buhungiro urimo nka Eliya, mu bibazo urimo byabuze ibisubizo, uburwayi bwabuze umuti, aho ngaho naho Yezu muracyari nawe ku rugendo. Urabyemera? Yezu mugati w'ubugingo. Rero impamvu utabona Yezu nuko wibonera ibintu, ushaka Yezu kumanurira ibintu gusa, ariko kibagirira ko na Yezu ari Yezu umunyamibabaro, Yezu watotejwe, Yezu bene wabo banze, Yezu bene wabo batoteje bakanamubambisha bakamwica, ariko akazazuka. Byuka urye kuko urugendo ruracyari rurerure. Ninjye mugati muzima wamanutse mu ijuru. Mubyeyi uze kongera utekereze kuri amagambo ya Yezu. Umugati umanuka mu ijuru ni Yezu ubwe. Twongere dusubiremo ko Yezu yohereza abantu kugira ngo bakugirire neza. Igihe uri ku rugendo
Yezu ntabura abandi azakoresha aje kugutabara. Humura, nugera mu byago ukabona nta muntu uje kugutabara, ukagera mu bibazo ukabona nta muntu uje kugutabara, ukajya mu buhungiro ukabugumamo igihe kirekire, humura Yezu arakuzirikana. Ariko se kandi kantu mugiye utaruzi kuri nose, uzi ko twese turi impunzi, uzi ko twese turi mu buhungiro, nk'abari ku butaka, nk'abari ku isi, bafite urugendo rugana hehe? Rugana mu ijuru. Nta kindi Nyagasani dukorera usibye kuduha impamba ye. Ngiyo ukarisiya duhabwa, impamba y'abari ku rugendo, viatike, impamba y'abari mu icumbi, impamba y'abari mu buhungiro. Abayisiraheli bavuye mu buhungiro, Abayisiraheli bari mu butayu, ya mano wa mugati usanguye ngo ni Yezu Kristo noneho tugomba kureba tukamurangamira, kuko niwe uduha ubuzima, niwe mugati w'ubuzima. Ngo ubuzima tubamo, Yezu uje kudutabara, Yezu uje kutugira neza, Yezu utwitaho aho turi hose. Niki gisobanuro cy'umunsi cy'ukarisiya, Yezu uza kutwitaho n'igihe utabiteganyaga, n'igihe utarubizi, n'igihe surprise Yezu akagukora ka surprise. Yezu ntarakora ka surprise w'umubyeyi, ukaba neza neza urugeze ahantu utaza kwikura, inzara igiye gukwica, ba Isabeli bagiye gukwica neza neza, amacumu bayabanguye, wajya kubona ukabona Yezu agobotoye umuntu ugiye kugukiza, ubundi ukarokoka ukagenda mu mahoro y'Imana, kubera ko Yezu nyine ari umugati w'ubuzima. Icyo ashaka nuko nawe yagira gute? Yaguha ubuzima. Umugati nzatanga n'umubiri wanjye kugira ngo isi igire ubugingo. Wongere urebe igihe ugeze mu byago, iyo ugeze mu bibazo, aho nawe ntujya wivumbura, ntujya wijujuta, ntujya wirara. Ati Nyagasani ndarambiwe, ati Yezu ndarambiwe, ngiye no kurambika, ndigendeye. Ongera ugaruke kuri iki cyumweru, Nyagasani yifuza kukubwira ko utaragera kure, nturagera aho shitani atatera ibuye. Wikwirara, wikwirata, wirambya, haguruka, urugendo ruracyari rurerure. Mubyeyi, tujya gukora umwitozo, urebe muri iki kibuga umwanya wakinaho ari wowe. Umunsi umwe hijya kure cyane muri Afurika, ababyeyi bamwe bari mu buhungiro, bishoboke ko bari bahunze ibibazo byaberaga mu gihugu cyabo, intambara, amagorwa. Nuko bageze mu buhungiro, namwe murabizi abantu bahunze, niba utarahunga nawe igihe kizagera uhunge ntawamenya. Nkuko nabivuze turi no mu buhungiro twese. Nuko ababyeyi ngo bari babiri, inzara irabakubita ye, iyongerera bano bagura, ubukene, inzara, agahinda, inyota, inzara, ibibazo byinshi cyane by'ubuhungiro, utayobewe nanjye ntayobewe, bibaza nyine uko bagiye kuramuka, barabaho bate. Nuko igihe cyaje kugera, bya bindi by'uko nyine Imana nimenyera impunzi, nka kurya imenyera Eliya umugati umutunga mu buhungiro. Igihe cyaje kugera, baza kumva ko hari umuntu umugira neza, usanzwe ugirira neza abashonji, abagenzi, akabafungurira. Nuko ababyeyi bafata umwanzuro ko bagiye kuzajya kuri wa muntu umugira neza, nawe akabagaburira, kuko inda yenda gufatana n'umugongo kubera inzara. Baragenda ababyeyi ko ari babiri, barahagera koko bari babarangiye. Bahageze ngo basanga ku cyumba cyo mugira neza, uwo mukire, handitseho amagambo akurikira ati: muri iki cyumba buri wese arisanga, harimo amabase 4, buri wese araza gutora mwimwe ashaka. Harimo amabase 2 y'ibishyimbo bidahiye uzajya kwitekera, harimo nanone amabase 2 y'inyama, inyama zishyushye, inyama zikaranze, inyama zihiye. Buri wese rero ahitemo kimwe muri ibyo, ntawe uhitamo 2. Nuko ngo babagore bareba hirya bareba hino. Umugore wa mbere arinjira, neza neza impumuro y'inyama iramukubita, dore ko aramaze igihe atanarya no ku nyama. Nuko aratekereza ati ariko ko umugabo wanjye nubwo turi mu buhungiro ajya kwikabare, akajya burushete wenyine ntanzanire, ubuse ngewe si umwanya mbonye mwiza nanjye kurya ku nyama, ko nari maze igihe ntajya ku nyama. Nuko wa mugore nyuma yo kwitekerezaho abangura rwa rubase runini rw'inyama zihumura neza, zikaranze ifiriti rwose iri gukubita ku mazuru. Nuko wa mugore abadukana rwa rubase, aratangira ararya, dore ko inzara yari nyinshi, dore ko arafite inzara ikomeye cyane. Umugore wa kabiri nawe areba hirya areba hino, aravuga ati ariko nifata nanjye base inyama, ko abana banjye bagiye ku rugendo, bagiye mu ishuri bamwe, ese bo baraza kurya bate? Baraza kurya bate ko bazangeraho nyuma y'iminsi 2? Umugabo wanjye ko yagiye ku rugendo nawe nangeraho ntazasanga izi nyama narazimaze, ese nifata biriya bishyimbo nzabitekesha iki? Inkwi nzazikura he? Nuko umugore akomeza kwibaza iki kibazo. Nuko bigeze aho afata umwanzuro aravuga ati kugira ngo
nzabashe kugaburira n'abana banjye kugira ngo ibi biryo nanjye nzabiryeho n'umugabo wanjye birya kuko adahari. Ngiye gufata ibase y'ibishyimbo bidahiye, ahasigaye nanjye njye kwishakamo inkwi ndebe ukuntu najya gutashya, noneho abana n'umugabo nibahindukira nzabakire mbaye kuri ibyo bishyimbo, dore ko ziriya nyama zishobora gutaramba igihe kirekire, dore ko zinahiye. Nuko wa mugore abatura ibase y'ibishyimbo aragenda. Ageze imbere asanga nyine mugenzi we bari bajyanye kuri rwa rugendo ari kurya za nyama. Bishoboke ko wa mugore wari uzanye ibishyimbo atangiye gusa mugenzi we, dore ko inzara yamugeze ahaga, undi atangiye kumucyurira ati inyama waziretse ushaka iki? Neza neza akomeza kwihangana yibaza ukuntu agiye kubikenza. Igihe cyaje kugera, wa mugore arebye muri ya base y'ibishyimbo abona hari kuzamukamo imungu, nuko arasimbiza kugira ngo ase n'uhungura imungu zari zirimo. Azamuye ibase agiye kureba abonamo harimo envelope. Ya envelope arayibumbura, yari iri muri ya base mu bishyimbo indani. Amaze kuyibumbura asanga harimo amadolari menshi cyane, iryaguye hari ndetsemo n'agapapuro kagira kati wowe wafashe ibase y'ibishyimbo, muri ya envelope harimo n'uburisho, harimo n'inkwi, harimo n'ibyo byose uzakenera kugira ngo ibishyimbo bizarambe, bizashye, bizakuramira igihe kirekire. Ubwo ako gapapuro yari ariko gasomera imbere ya mugenzi we, nawe wa wundi watoye inyama. Wa wundi watoye ibase y'inyama abyumvise arabisha cyane, aravuga ati wowe bagushyiriyemo na envelope, ngeze ko nta burisho bampaye. Nuko asubira inyuma yirukanka cyane, asubira kuri cya cyumba kugira ngo nawe yongere agire gute aterure ibase y'ibishyimbo yari isigaye. Ageze asanga harakinze, nuko akomanga kwa nyir'urugo ati ko ngiye mutampaye uburisho, ko ngiye mutampaye mu envelope. Nyir'urugo aramubwira ati umva rero mugenzi wanjye, watwaye inyama, nawe tekereza ukurira ifoto, none si envelope nari kwishyira mu isosi y'inyama? Ntaho nari kwishyira nyine. Rero watwaye ibishobora gukuramira ako kanya, mugenzi wawe we yatwaye ibizaramba igihe kirekire. Rero ntundeganye, buri wese namuhaye, buri wese agomba kwihitiramo icyo yumva akeneye, icyo yumva cyamufasha ku rugendo yari arimo. Nuko umubyeyi ataha ari kwijujuta, inyama zamaze kuzikegeta zose. Niba azajya gusabiriza kuri wa wundi bahaye envelope ibishyimbo, watwaye ibishyimbo, ntumbaze nawe uri mukuru. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngurwo urugendo twese dukora, ngibyo ibiribwa biramba n'ibitaramba. Mu gusoza ndifuza gusoreza ku myanya itatu tumaze kumva muri iyi nkuru. Twongere tuzirikane natwe uburyo duhabwa Yezu, twongere tuzirikane ku rugendo tugifite ruracyaje rurerure. Uwa mbere ni uyu muntu w'umukire, uyu mugira neza. Uyu mugira neza arerekeza ku muntu mwiza, umumarayika Imana tugoborera ku rugendo ati genda mperereza abantu, genda uhereza abakene, genda uhereza impunzi, genda uhereza abababaye, genda ndagutumye. Imana ishobora gutuma umukire ikamutuma ku mukene, Imana ishobora gutuma umukene ikamutuma ku mukire. Iyi si ni magirane wa mubyeyi we, iyi si ni gatebe gatoki. Ntukajya urya ngo ugire ngo abandi bo ntibazabibona, ugire ngo abandi bo nabo ntibazicara muri uwo mwanya wicayemo. Ni ngombwa rero kugera neza ku rugendo, kuko twese turi abagenzi kandi ngo nta mugenzi usiga undi. Uyu ugaburira abantu arerekeza kuri Yezu Kristo, wa wundi utwiha mu Karisiya tukamuhabwa, ubundi tukamererwa neza. Igihe cyose uhawe Yezu, erega ni amahitamo. Cya gitero cya rotasiyoni cya 12 n'icya 18 yandiye mu Mutagatifu Tomasi wa Kwino, ahabwa ababi agahabwa n'abeza, ariko ababi nibo birobanura, bo bahabwa urupfu, abeza bagahabwa iki? Ubugingo. Ngabo babagore hari nyine wahisemo ibintu byihuta, biriya byihuta inyama birerekeza ku bintu bidushimisha by'akanya gato, ariko bishobora kuzadushimuta nyuma y'igihe kindi. Rero ni amahitamo, sinkamere nka Isabeli ushaka guhitamo kuri mu umuhanuzi w'Imana ngo bimushimishe, maze uhitemo gushimisha Yezu. Ahubwo mu buzima tugira ibintu byinshi cyane bidushimisha, ariko mu kanya gato bikaza kudushimuta. Mu buzima tugira ibintu byinshi cyane twirukankaho, irari ry'umubiri, iraha ry'isi, ariko tujye tuzikana byose bitaramba. Uramba wenyine ni Yezu Kristo, ubuzima muri Kristo. Ibintu bigushimisha byose bikubuza kudakorera abandi, bikubuza gutanga serivisi nziza, ubyamaganire kure, maze nawe uw'umugabuzi, umugabuzi utanga, urekura, ugirira abandi neza. Nguyu Yezu, nguyu Imana iduha guhitamo. Nuhitamo nabi birakureba, nuhitamo neza birakureba. Ibiribwa biramba, Ukarisiya. Uyu mugore wa mbere arerekeza nyine
kwifemba tugira, ishyushyu, cyokere, kurambirwa, kwivumbura, kwijujuta nk'abariya Abayahudi twumvise mu ivanjiri. Ati ibi ni ibiki? Gushaka ibintu byihuse, kurya wenyine, kwivumbura. Ati umugabo yarampemukiye, arya burushete wenyine, nanjye sinzongera kumuha, nanjye sinzaba ngimuhaye. Nuko rero wabugira ibyo ubona ukabikegeta wenyine, ukarya wenyine, ukibagirwa ko ufite abana, ukibagirwa ko ufite umugabo, ukibagirwa ko ufite umugore, ukibagirwa ko ufite urugo. Nuko byose ugakegeta ukabimara mu nda yawe. Kubera iki? Kwa kwikunda. Abagore bikunda bakanga abagabo babo, abagabo bikunda bakamara imitungo yabo yose mu ikabari bakayirya yonyine. Kandi Yezu yaduhaye aduha kugira ngo duhereze n'abandi. Uyu mugore wa kabiri ari we muntu wa gatatu nshaka kugarukaho, ni wamugira neza, wa muntu utarya wenyine, akibuka ko afite urugo, akibuka ko afite abandi ashobora gusangira nabo, kutarya wenyine. Uyu mugore aratwerekeza ku kwihangana ugategereza, nk'uko Eliya akomeje kugenda ategereza Imana. Mbakugeze kuri Horebu, mbakugeze ku musozi w'Imana, mbakugeze mu ngoro y'Imana. Ingoro y'Imana ni hehe? Ni mu ijuru. Turi hano ku isi ariko urugendo rwacu ruzasorezwa hehe? Mu ijuru. Impamba rero nta yindi ni Ukarisiya. Bwa bumwe, Ukarisiya ni ikimenyetso cy'ubumwe, aho umugabo n'umugore bagirana ubumwe, umwe n'abana babo, urugo rukaba rumwe. Umugabo ntarye wenyine, umugore ntarye wenyine, abana ntibikubire bonyine, bose bagashyira hamwe. Ngabo abantu babana. Ngiye Ukarisiya mwabyeyi mwe. Ukarisiya ntabwo ari cyo kintu kidasobanutse, ahubwo n'ubwo bumwe abahawe Yezu bagirana hagati yabo, abasangirangendo bagafashanya. Turi mu rugendo twese, kutarya ngo wimwe mugenzi wawe, uzirikane ko hari abandi bari inyuma, uzirikane ko hari abandi bana bari inyuma. Ntugashake kurya wenyine, ushake byihuse, urya inyama wenyine, urya na burushete, unywe za mitsingi nyinshi cyane, uze kwima bo mu rugo. Mbega kaga, mbega gahinda. Ukarisiya rero iratugarura ko twese turi abavandimwe, nta ugomba gushyamirana n'undi, nta ugomba gutikurana n'undi, nta mahane tugomba kugira, ahubwo tukazana amahoro mu rugo rwacu. Ngaho nawe niba koko umaze kumva ivanjiri ya Yezu, niba umaze kumvira isomo rya mbere, iri uri mu kaga, uri mu buhungiro, bwira mugenzi wawe uri mu kaga, umubwire uti byuka urye, kuko urugendo ruracyari rurerure. Umuhereza amahoro, umuhereza ituze, umufashe. Dore ko urugendo ari ugufashanya. Aho yagize intege nkeya, ongera umutabara, umusigasire, umusindagize, nk'uko na Yezu nawe ahora adusigasira akadusindagiza nk'abagenzi turi ku rugendo. Nimwakira umugati w'ubuzima, umugati w'abana b'Imana, Ukarisiya, Yezu impamba izatugeza mu ijuru. Mugire icyumweru cyiza. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.